Ijambo ry'umunsi. Imana iri ku kazi. Soma Yohana igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Muri Bibiliya yose twitegereza yuko Imana ikora mu buzima bw'abantu. Rimwe na rimwe ikora mu buryo butangaje, nko mu gutandukanya inyanja itukura kugira ngo Abisirayeli bahunge ingabo za Misiri. Mu bindi bihariko bijya bigaragara nk'aho Imana nta kiri gukora. Mariya na Marita bohereje Yesu ubutumwa ku muvandimwe w'abakeneye ubufasha bwihuse, ariko kandi Yesu yatinze kujya mu rugo rwabo. Soma Yohana igice cya 11 umurongo wa 3 kugeza ku wa 9. Ariko se waje kubona ibyabaye nyuma? Data yatwigishije isomo, yaduhaye umwuka wera kugira ngo adufashe kumenya kandi twubahe ibikorwa bye. Umwuka akuza ubushishozi muri twe kugira ngo dushobore gusobanukirwa igihe ndetse n'aho akorera. Usibye ubushishozi bwo mu mwuka, tugomba guteza imbere kwihangana, kuko umwami akora akurikije ingengabihe ye, ntabwo ari iy'abantu. Tekereza nyuma yo gusezeranywa bazamukomokaho benshi. Aburahamu yarategereje ndetse no kugeza igihe Sara yarengeje imyaka yo kubyara. Kutihangana bishobora kudutera gufata ibintu mu maboko yacu, twarangiza tugatangira gukora amakosa. Imbaraga za Nyagasani nazo zishobora kutunezeza nk'uko byagenze igihe Hana yabyaraga. Soma Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 27 kugeza ku wa 2. Umugambi we kandi ushobora no kutuyobora mu bihe bibabaje. Uribuka ibintu byabaye kuri Yozefu. Mbere y'uko Uwiteka amuzamura mu mwanya w'ubutegetsi bwo gufasha umuryango we, Yozefu yagurishijwe mu bucakara, arafungwa, ararenganywa ndetse n'ibindi bibi. Yesu yabwiye abigishwa ko si yahoraga akora kandi akaba ari muri we. Tuzaterwa inkunga rero no gukomeza kwizera, kandi nidukomeza kwizera tuzamenye yuko Imana ihora iri mu ruhande rwacu. Uku kumurika ibikorwa bye bikaba bizadutera imbaraga zo gukomeza inzira ndetse no kudufasha gukomeza kubona Imana mu buzima. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NemiBibleInstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.